haguruka wigwanirire, nutivugira ntawe uzakuvugira. Haguruka ugwane, nutivugira nawe uzagira gute? Ntawe uzakuvugira. Icyo ushaka ni wowe ugomba kukigwanirira, reka kuryama ngo usinzire. Akazi ukeneye kawe hari abakicayemo, kandi abakicayemo ntibashaka kukarekura. Ugomba guhaguruka ukagwana nabo kugera ku rwego bazagenda ugasigara mu kazi kawe. Wa mugabo we, wowe uramburiye Imana amaboko, wowe hari ikintu Imana ivuganye nanjye. Bakumbera mikrofone ngahanura muri uyu mugoroba. Bega dutere haleluya. Nena gusengera cyane ubwa mbere duhuye. Hari amateka yawe nzi? Ayo. Bonye wubaka urugo ariko urugo rurasenyuka. Urugo rwawe ruri he papa? Urugo rwawe rw'abagabo mu Gesera rwarasenyuka. Byose byashizeho. N'abana ari abana ari umudamu bose baragiye. Madamu wase uracyamukunda? Ubu uramushaka? Uracyamukeneye? Ninde witwa Vestine? Vestine ninde? Agiye kuza mu izina rya Yesu. Haleluya. Dutere haleluya. 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 Zamura ikiganza cyawe dutere haleluya. Handa la boria saige de pai. Handa stansomaya tikede zanike. Iravuga ngo mu gitabo cyo Kubara 14 umurongo waho wa 8. Biravuga ngo niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Umurongo wa 9. Icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu. Tuzabarya nk'imitsima ntibagifite ingabo ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimutinye. Iteraniro ryose ritegeka ko babikisha amabuye, maze ubwiza bw'Uwiteka bubonekera Abisirayeli bose buri mu ihema ry'ibonaniro. Akira ijambo ry'Imana. Tujye mu gitabo cya Yosuwa ibice byaho 14. Turasoma umurongo waho wa 9. Biravuga ngo maze uwo munsi Mose arahira ati, nukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko wamutanye n'Uwiteka Imana yanje gose. Ndasubira. Yosuwa 14 umurongo waho wa 9. Maze uwo munsi Mose ararahira ati, nukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko womatanye n'Uwiteka Imana yanjye. Nuko Kalebu arongera aravuga ati, kandi dore Uwiteka yatumye mara imyaka 45 kuko yavuze uhereye igihe Uwiteka yabwiriye Mose Abisirayeli bakizera mu butayu. None dore uyu munsi nshikije imyaka 85, ubu ndacyafite imbaraga kuko nari nzifite ujya munsi Mose yanyoherejeho. Uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba tabara ngatabaruka, na n'ubu niko zikiri. None umusozi Uwiteka yavuze ujya munsi, icyo gihe wumvaga ko Abanaki bari bahari. Reka dusimbuke gato tugere ku murongo wa 15 kugira ngo twihute. Kandi i Hebroni kera hitwaga Kiriyataruba. Aruba uwo yari umuntu wo mu Banaki ukomeye kuruta abandi. Nuko igihugu gihabwa ihumure. Akira ijambo ry'Imana. Tuge kuganira ijambo rivuga ngo Imana iguhe gakondo yawe. Ikintu cyose ushaka hari abantu bakibyamyeho badashobora kukirekura. Akazi ukeneye hari umuntu ukicariye ukarimo yavuze ko azakavamo barashe. Gira uwo muntu muri ko ngo umugisha wawe hari abawujyamyemo kandi ntibashaka kuwurekura.
hanyuma mubwira ngo haguruka wigwanirire, nutivugira ntawe uzakuvugira. Haguruka ugwane, nutivugira ntawe uzagira gute? Ntawe uzakuvugira. Icyo ushaka ni wowe ugomba kukigwanirira, reka kuryama ngo usinzire. Akazi ukeneye kawe hari abakicayemo, kandi abakicayemo ntibashaka kukarekura. Ugomba guhaguruka ukagwana nabo kugera ku rwego bazagenda ugasigara mu kazi kawe. Fiyanse ukeneye hari abandi bakobwa bamukeneye. Ugomba gusenga ukagwana kugera ku rwego derira zizagenda ugasigarana fiyanse wawe. Murebe mu maso mubwire ngo nutagwana uzahura muri ubwo buzima. Mani duhaye amakuru uyu mugabo witwa nde? Kalebu. Uyu Kalebu ari mu bantu bagiye gutata igihugu, agendana n'abandi bagabo, yari kumwe na Yosuwa. Kalebu agezeyo, abo bagiye gutatana bose bagarura amakuru y'icyamugongo. Kalebu ahagarara imbere ya Mose wenyine, avuga amakuru y'ihumure. Uyu mugoroba hari amakuru adasanzwe agiye kuruhura umutima wawe. Imana iguhereza abantu baguha amakuru y'ihumure. Vuga ngo nakiriye abantu bamereza amakuru y'ihumure. Abaguca intege Imana ibirukane. Imana ikuzanira abantu bakubwira amagambo aruhura umutima wawe. Kalebu ahagarara imbere y'iteraniro, abagabo bose bavuze bata aba ntaki bari hariya, nibarebare ntitwabashobora, nta hantu twatoborera kugira ngo kiriya gihugu tukigeremo. Kalebu ahagarara imbere y'iteraniro yuzuye umwuka we, aravuga ngo igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane, ngo kirimo amata n'iki n'ubuki. Aravuga ngo icyakora ntimugomere Uwiteka, bariya banaki mureba nubwo ari barebare tuzabajya nk'imitsima ntibagifite ingabo zikibakingira. Hereza uwo muntu hayi 5 umubwire ngo abanzi bawe ingabo zibakingira Imana yazibakuyeho. Abanzi bawe ingabo zibakingira Imana yamaze kugira gute? Kuzibakuraho. Watera haleluya. Umungu yuzura umwuka wera, aravuga ngo icyakora twebwe ntitugomere Uwiteka. Reba umuntu mu maso umubwire ngo gahunda ni ukutagomera Uwiteka, ibindi byose akabisohoza. Gahunda ni ukureka ibyaha, ukareka ingeso mbi, ukareka Imana igakora, ibindi byose Imana izagira gute? Izabikora. Aravuga ngo nimugomere Uwiteka. Bariya banaki ba Yosuwa batanze amakuru atari, baravuga ati abanaki bari hariya murabazi bakurushaga uburebure, bapimaga metero 2 na santimetero 40, ngo babarebaga bameze batya, ngo bagera imbere ya Mose imbere y'iteraniro. Papa baravuga ngo bari abantu twabonye nta hantu twabatobore. Muhungu wuzuye umwuka wera, Imana iguha umugisha. Tugeze mu gihe umuntu wuzuye umwuka wera agiye kugira ijambo. Umuntu wuzuye umwuka wera agiye kubana abarozi. Umuntu wuzuye umwuka wera agiye kubaho. Aravuga ngo ntimugomere Uwiteka, bariya mureba tuzabarya nk'imitsima. Abantu babaye muri Kongo bakunda kawunga cyane, kararyoha. N'abagande hakurya hari, iyo karya iyo kanja bawumva byoroshye. Gira umuntu muri Kongo biriya bibazo tugiye kubikanja nk'imitsima. Niyo gahunda, tuzabajya nk'imitsima ntibagifite ingabo zikibakingira. Umuhungu atanga amakuru, ngo amare gutanga amakuru umva ikibazo rero. Mose aramubwira ngo shingiye ku makuru mpa, nugerayo umusozi witwa Hebroni nuwa. Hebroni ni umusozi wawe, Yesu azayobora, ariko gakondo yawe Hebroni bazayiguhe. Ngiriwe umuntu muri Kongo gakondo yawe irahari, ahubwo hari abayicayemo. Gakondo yawe irahari, gakondo yawe irahari, urugo rwawe rurahari, akazi kawe karahari, umugabo wawe arahari. Uyu mugoroba tugiye guhagurutsa arupa ku musozi wawe. Arupa agomba kuva ku musozi wawe. Imana ivugana
Mose avugana na Kalebu afite imyaka 40. Haramubwira ngo nugerayo umusozi nuwa. Yosuwa aragenda ayobora igihugu. Umuhungu aricara, Kalebu aravuga ati buriya ejo mu gitondo azampamagara njye gufata umusozi wanjye. Tugeze ku ijambo rivuga ngo haguruka ugwanire icyo Imana yakuvuzeho, nudahaguruka uzaseba. Akubita imyaka 10. Aravuga ngo hari Yosuwa azanyibuka. Reba uwo muntu mu maso ubwire ngo Imana itakwibutse nta muntu n'umwe wakwibuka. Ubuzima bwose mwaba mubanyemo, uko mwaba muri inshuti kose, Imana ikwibuke, naho abantu barahinduka iyo bageze mu bisubizo. Yes. Yosuwa yibagirwa ko yavuganye n'Imana na Kalebu ahari bakavuganira imbere ya Mose. Yosuwa aribagirwa, abantu bibagirwa vuba. Akubita 30. Ese baho Imana niyo yavuganye nanjye vugira muri Mose cyangwa naribe. Abakubise muri 40. Abona atangiye gusaza. Ngiriwa muntu muri kwe ngo nta myaka ugezeho yatuma utabaho neza. Ntayo. Imyaka yose wemerewe kubaho neza. Uyu munsi uri umukandida Imana igiye gushyiraho kubaho neza mu izina rya Yesu. 42 barayikubise, ageze 80 na zinga. Ngo ageze kuri 5. Aravuga ati rero ndabona ngiye kuzapfa icyo Imana yamvuzeho kidasohoye. Ngo arahaguruka. Hari inama yari yabaye muri quartier, Yosuwa yari yagiyeyo. Ngo haza umugabo witwa Kalebu, aramubwira ngo Yosuwa, aramubwira ngo Yosuwa ahari uranyibuka. Ngo Yosuwa aramwitegereza ati surinde Wo kwande wowe. Papa, abantu baribagirwa. Baribagirwa. Abantu baribagirwa. Ariko nashimira Imana itajya yibagirwa. Abantu baribagirwa ariko Imana ntiyibagirwa. Haramubwira ngo bite ko ntakureba, ko nakuzi, ko muri uri umusaza, uri uwahe? Kalebu atariko uribagiwe Yesu, uribagiwe kaka. Uranyibagiwe kukumenya da. Ati nyibwire, atumva. Uribuka abahungu bagiye gutata igihugu? Uribuka. Haleluya. Abantu bose batinye ngatanga amakuru y'ihumure imbere ya Mose. Ati ndakwibuka. Aturinde se? Ati ninge witwa Kalebu. Ati yo Kalebu biti ni byiza ko wabaye umusaza. Iminsi igirana iyo yangize gutya. Ni wowe? Ati ninge. Atahuko se nkubaza ikibazo. Yosuwa yaratanga, aribagirwa atanga n'umusozi wa Kalebu. Se ni wowe? Ati ninge. Hanyuma rero mba nkubwira, uribuka icyo Imana yatuvuzeho? Ati ndakibuka. Hanyuma rero umusozi wanjye ndawukeneye. Ati se ko hari umugabo witwa Aruba, yari umugabo ufite amateka, yaragwanaga intambara zose, ko uyu mugabo uriya musozi wawe yawibarujeho akawushyira no mu nyandiko, n'icyaha kikaba kimuriho. Uyu munsi ndabigenza. Kalebu aramubwira ati nkubwire, kuba hari mu mazina yakaba yarakoze na mitasiyo ibyo ntibindeba, wowe ntungira urutoki ibindi ndigwariza. Za mbaraga nari mfite ngifite imyaka 40 na n'uyu munsi ndacyagize gute? Ndacyazifite. Tera haleluya. Aramubwira ngo na n'ubu ndacyazifite. Wowe wikwisobanura, nyereka umusozi uko byagenda kose. Imbaraga nari mfite ndagwana kugera ku rwego Heburoni igomba kugaruka mu maboko yanjye. Haleluya. Umva ijambo ry'ubuhanuzi. Tugiye gusenga, Heburoni igiye kugaruka. Tugiye gusenga, umusozi wawe ugaruke. Tugiye gusenga, akazi kawe kaguruke. Haguruka utere haleluya. Hayasaide bariasa. Hatiya na lasande leboriafa. Murebe mu maso umubwire ngo umusozi wawe ugomba kuwicaraho, gakondo yawe ugomba kuyicaraho, igihugu cyawe ugomba kucyicaramo. Manda ya sori ya Maria dai. Ariko uyu mugoroba tugiye guhanura, ndabona ikirere cy'ijuru cyafungutse, ndabona imbaraga ziba.
John yaravuze ngo si ngombwa ko abantu bagira gute babyumva. ngo si ngombwa ko bagira gute Si ngombwa ngo babyumva. Kuko ibivugana nawe badahari, ikabisohoza badahari, ikabikorana nawe badahari. Si ngombwa ngo ibanze kubyumvisha abantu, ahubwo ugomba kubigenderamo batabyumva, ukabikorana nayo batabyumva. Si ngombwa. Haleluya, haleluya. Si ngombwa ko abantu babyumva, ariko ndafashijwe muri uyu mugoroba. Abantu babivugaho ariko Imana yikabikoraho mu izina rya Yesu. Haleluya. Kare abwira Yesu imbaraga nari mfite wa munsi ngo cyagihe na n'ubu ndacyagize gute Ndacyazifite. gira umuntu muri Kongo nudahagurukira Satani azahora gutsikamiye. Uyu mugoroba tugiye guhereza agasopa abarozi abadashaka gutera imbere ibyafashe akazi kawe, turabisenya by force by power. Imbaraga zitambitse imbere yawe zirarekura. Nta masezerano dufitanye na Satani. Umuhungu aravuga ati ngewe mpereza umusozi wanjye ibindi ndigwariza. Arahaguruka aragwana. Kubera ukora ntutera imbere kandi uko hari umurozi watangiriye destiny yawe. Kubera ucuruza ugahomba hari umurozi watangiriye destiny yawe. Kubera ushaka ibyangombwa bikanga hari umuntu witambitse imbere yawe. Kubera iki bakurambagiza bigapfa hari umurozi witambitse imbere yawe. Uri umukobwa mwiza utereka amaso uteye neza, ariko umukobwa uhengamye mu uteye acya mu gitondo akora mariage agasura save the date, wowe uraho urarebera. Umurozi wakuroze apfe. Imana ikwigize mu masezerano yawe. Nta gahunda dufitanye na Satani, nta gahunda dufitanye n'ibyitambitse. By force by power bigomba kurekura. Haleluya. Kare Yesu aramubwira ati nguriye umusozi wawe. Ariko umugabo witwa Aruba, nshuti yanjye sinzi ko uzamushobora, aramubwira ngo wowe sinkubajije ibindi, wowe ntungira urutoki ibindi ndigwariza ngize gute ngeze. Kare hari abantu bari hano wavuganye n'Imana ubutayu biki cyemewe, wagiye mu Rusesa, wagiye Kanyarira, wagiye Kizabonwa, wagiye Samuduha, wagiye muri Ndabirangije banguka ngo utabare, ariko ibyawe ntibisohora. Kubera iki? Wananiwe guhaguruka ngo ugwane. Karebu yavuganye nawe afite imyaka ngo 40 n'ingahe n'itanu, none agize indi 40 umugabo atarasohozwa iki kitaragira gute kitarashika. Arimo aribaza habaye iki. Aravuga ngo ni inkomeza dore ndi gusaza nzarinda pfa iki Imana yavuze kitaragira gute kitarashika. Aravuga ngo reka mpaguruke njye kugwana. Kubaho neza ntibireba imyaka. Ngira umuntu muri Kongo komeza ugwane Imana izashigikira intambwe zawe. Komeza urwane Imana izashigikira intambwe. Nibaza umuntu afite imyaka 85 ariko arashaka mpaka abonye Hebron. Ugomba kugwana nutanabirya abana bawe bazabirya, abuzukuru bawe bazabeho neza. Muhungu aravuga ati ngewe ntangira umusozi ngo aramurangira ngo ageze yumva igitangaza. Kare umva ikintu gitangaza papa. Umva umugabo witwa Ruba yari umugabo ukomeye kuri uwo musozi. Hebron umusozi yarawufashe awibaruzaho, uri mu mazina ye. Mu Rwanda iyo ukoze mitasiyo ubutaka bwose cyangwa imodokari iyo ikwanitseho aba ari yande yawe. None umugabo abajije amakuru aramubwira terega bamaze kwibaruza ibyawe barabyibaruje barabifite nta hantu byatoborera. Aravuga tuva nkubwira babe babifite batabifite, icyo nzi cyo nuko Imana yamvuzeho ikambwira ko umusozi ari uwanjye, bagomba kuwuvamo by force by power. Gomba kwinjira mu masezerano ya. Muhungu arahaguruka yari yuzuye umwuka we. Ngira umuntu muri Kongo niba ubayeho udafite amavuta ugiye kuzase. Imana iguha amavuta dore ngo murande amavuta hari ibintu bitatazana. Icyambere amavuta azana favor, igikundiro. Ubu hari abantu bari hano bafite icyangiro, umuntu akakureba tegereza ati ndikumva nkwanga unzize ikisi
ntimusangiye isambu, ntimusangiye iki, ati ndumva nkwanze. Gira umuntu muri Kongo Imana iguha amavuta uyu mugoroba. Uri umukobwa mwiza, umusore aragutereta, ufite amafaranga, bwacya mu gitondo ngo mbivuyemo, ugiye ikisi ngo ndumva nkwanze, Imana iguha umugisha n'amafaranga, ndumva nkwanze. Gira umuntu muri Kongo, icyangiro kigiye kukuvaho uyu mugoroba. Icyangiro. Kubera iki Imana itanga favor, igikundiro.